ijambo ry'umunsi, kwirinda ubwoba. Kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibi ngibi biraza kugusaba gusoma muri Yesaya igice cya 41 ku murongo wa 10. Mu ijambo ryayo ryose Imana idukangurira kumva nta bwoba dufite kuko nk'abana bayo rwose bidakwiye. Yego birumvikana ko hari ibitugora, gusa ariko ku rundi ruhande Imana itubwira ko nk'abana bayo tutagomba kubaho mu bwoba. Nubireba neza kandi ukabyitaho uraza kubona yuko hari ubwoba bugera kuri 6 abantu bose bo kwisi dukunze guhuriraho. Ubwoba bwa mbere ni ukwanga kuvugwa cyangwa se kunengwa. Ubwa kabiri ni ubw'uburwayi, ubwa gatatu ni ubwo kugira imyaka myinshi, ubw'urupfu ni ubwa kane, ubwa gatanu bukaba ubukene, naho ubwa gatandatu bwo bukaba kubura uwo ukunda. Nubwo ubu ngubu ari bwo bwoba bugaragara abantu benshi dukunze guhuriraho, hari izindi mpamvu zigera kuri 3 z'ingenzi kandi z'imbere zidutera kugira ubu bwoba cyane. Impamvu ya mbere ni uko dukunze kumva yuko ntacyo dushoboye ndetse ko hari inshingano zimwe na zimwe tudashobora kubasha kugeraho uko byagenda kose. Impamvu ya kabiri, tugerageza kwigira abo tutari bo, tugashaka kubaho ubuzima Imana itavuze ko tugomba kubaho. Impamvu ya gatatu, ubwacu turifunga ndetse tukumva yuko nta cyiza dukwiriye cyanaboneka, tukumva yuko atari twe cyagenewe. Igihe cyose rero wumva ufite ubwoba, zirikana aya magambo Imana yavuze. Wikwirebana igihunga kuko ndi Imana yawe, nzaguha imbaraga kandi nzagukomeza by'ukuri bidashidikanywaho. Humura, nzagufatisha ikiganza cyanjye cy'iburyo. Nyuma y'ibi rero ugomba kureba Imana mu kibazo, ntiwite ku by'isi iri kukwereka ko udashoboye cyangwa se isi iri kukwereka yuko ari byo bisubizo. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Niminije Evangelical Ministries International mu magambo ahinnye ariyo Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.